ngo mbabwire ngo dutandukanye ikibazo cy'igwingira mu bana n'ubukene. Iyo umuntu agiye kubyara umwana agomba kwitegura. Hari uburyo budufasha mu kuboneza urubyaro kugira ngo tubanze twite kuri wa wundi wavutse. Ariko ndagira ngo nkangurire ababyeyi bari hano ko muri bwa buryo bwo kuboneza urubyaro twajya dufata ubw'igihe kirekire, kuko igihe gito hari igihe dushiduka twasamye ugasanga ntitubashije kwita kuri wa mwana wavutse. Rero ku kijyanye n'ubukene, murakoze cyane. Icyambere ni ugushima ubu bukangurambaga bubereye mu karere kacu ka Gisagara ku bufatanye na NCD ndetse n'abafatanyabikorwa, kugira ngo mbabwire yuko nk'uko byagarutsweho ikibazo kijyanye n'igwingira ni ikibazo gihangayikishije igihugu cyacu, ndetse no mu byihutirwa byashyizwe muri iyi myaka 5 iri imbere n'ikibazo cy'igwingira ku bana bari munsi y'imyaka 2 cyitaweho. Rero dukurikije ibipimo biheruka gufatwa bijyanye n'igwingira 2019-2020, mu bipimo byafashwe byatugaragarije yuko igwingira mu karere ka Gisagara twari kuri 31.6. Ariko ndagira ngo mbashimire ku bufatanye n'inzego z'ubuzima, abafatanyabikorwa, Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'iki kigo turi kumwe cya NCD. Mu cyumweru cyahariwe umubyeyi n'umwana dukora buri mwaka dufata ibipimo by'abana, hari icyo twagiye tugabanya, aho umwaka ushize ibipimo twari dufite byadusize kuri 17.9. Ariko ngira ngo mbabwire ngo ubu ngubu kubiheruka gufatwa mu kwezi kwa mbere twaradohotse, aho twasubiye hejuru turi kuri 19.7. Rero icyo nashimiye muri ubu bukangurambaga nuko twumvishije hari umubare munini w'ababyeyi, kandi ibitsina byombi, abagabo n'abagore, bazi igomba gukorwa kugira ngo twite ku mwana, kuva umwana agisamwe muri ya minsi 1000 kigomba gukorwa, ndetse na nyuma yawo. Twabibashimiye cyane. Mu bijyanye rero n'ingamba nk'akarere ka Gisagara, kugira ngo muri 2029 kwijanisha ryifujwe n'igihugu rya 15 rizagerweho, turakomeza gufatanya, ariko cyane cyane dukomeza ubukangurambaga kugira ngo amakuru agere ku mubare mwinshi w'ababyeyi bamenye uko bita ku bana, kugira ngo turinde igwingira. Ikindi tunashima ni ubufatanye n'ababyeyi, ibigo nderabuzima n'abajyanama b'ubuzima mu gukora amatsinda adufasha gukurikirana ababyeyi bafite abana bagaragayeho imirire mibi muri bwa bwoko bwose bujyanye n'imirire mibi buganisha no kwigwingira, aho ubu ngubu tubarura amatsinda 103 arimo ababyeyi kandi bamaze kugira abana bitaweho ndetse bavuye no mu mirire mibi. Natwe rero ubuyobozi bw'akarere turabizeza ko ayo matsinda tuzakomeza kuyakurikirana. Ikindi ni ibikorwa bijyanye n'isuku n'isukura, nk'uko umufatanyabikorwa yabivuze, turakomeza gufatanya n'ababyeyi kugira ngo tubyiteho cyane. Ikindi cyagarutsweho ni ikijyanye n'ubukene, ariko ndagira ngo mbabwire ngo dutandukanye ikibazo cy'igwingira mu bana n'ubukene. Iyo umuntu agiye kubyara umwana agomba kwitegura. Hari uburyo budufasha mu kuboneza urubyaro kugira ngo tubanze twite kuri wa wundi wavutse. Aha nabwo turishimira ijanisha tugezeho, ariko ndagira ngo nkangurire ababyeyi bari hano ko muri bwa buryo bwo kuboneza urubyaro twajya dufata ubw'igihe kirekire, kuko igihe gito hari igihe dushiduka twasamye ugasanga ntitubashije kwita kuri wa mwana wavutse. Rero ku kijyanye n'ubukene, n'ubundi akarere kacu murabizi ku ijanisha riherutse nabwo ntiduhagaze heza, ariko muri gahunda yo guherekeza abaturage mu kwikura mu bukene tugeze heza. Turakomeza gufatanya n'abafatanyabikorwa ndetse namwe ubwanyu kubahuza n'amahirwe ahari, kugira ngo abantu baharanire gukora, baharanire kwigira. Ariko twitse kuri ba babyeyi bafite abana batoya, guharanira kugira umwana utari mu mirire mibi. Rero ntizimbye mu magambo, ndagira ngo nshimire ubu bukangurambaga, nizeza ababyeyi ko tukomeza gufatanya, ariko namwe mushyireho akanya. Turavuga ngo hehe n'igwingira, ngo umwana wanjye ishema ryanjye. Nta mubyeyi twifuza ko yatwita amezi 9 ngo azatunga umwana wagwingiye. Rero dukomeze dufatanye, dushyiremo imbaraga, kandi bakangurire no kwita kuri ziriya ngo mbonezamikurire z'abana batoya. Tujyana abana mu marerero bitabweho kugira ngo natwe tubone umwanya wo gukora cyane muri ya gahunda yo guharanira kwigira. Mwakoze cyane rero, turashimira NCD, turashimira abafatanyabikorwa, turashimira buri wese wageze hano
turashimira n'itangazamakuru ryadufashije kugira ngo n'abatabashije kugera hano batwara amakuru ku bijyanye n'uko twafatanya kugira ngo duhashye igwingira mu bana batoya batarageza ku myaka 2. Mwakoze cyane, tuze kugera mu rugo amahoro kandi dukomeze guharanira kugira umwana utagwingiye. Umwana wanjye shema ryanjye.